dufite inshuti z'abanyamurenge, dufite abantu benshi bakunda abanyamurenge, dufitemo n'abandi banga abanyamurenge ariko sibo mana. Abadukunda Yesu nawe yaravuze ngo nkunda bankunda, ngo abanshakana umwete nibo bazombona. Usanga uwasohoye video yayifashe ntange bayima cyangwa nanjye nayuhundi ngo ivyo bintu ngo sibyo mubireke, tubireke se nyirabyo gituma atabiretse. Afite amahitamo yo gukora ibyo ashaka kandi bimwubahisha cyangwa se bimusuzugurisha. Hari akantu nabonye kavuga ngo umuntu niwe uzuhitamo kuba amatabashitsi cyangwa se kuba mbombobazo kabakandagira, ariko nyine atari wowe ntaco biba bivuze nyine. Kandi cyo sikintu cyo gutindaho cyane ngo bambesheye. Ikinyoma nico kintu kiza gica kuri muri lift essentiel, ukuri kama kudondagira skariye kugenda kuvunika. Abakora mu masaro yo kogosha dufite amakuru yanyu menshi atari meza. Hari saro rimwe iri muri uyu muhana wacu haruguru banyeretse ibamo ngo nimba ngo ari furu massage full body. Nukugeramo kamutora umukobwa wifuza akaba ari wigukorera. Yibaze ko hari igiciro ca massage, hari n'ikindi gicira guha kugira ngo nibikugendekera nabi nyine, iyo nabi nyine muyimarira aho ngaho, ibindi bindi bagerekaho ati wowe ishura ukamumubwira gusa ngo wowe ipfa kwishura gusa, ibindi ndabigukorera neza. Mufite ubusambanyi bwinshi cyane, abakinyozi bwinshi cyane, bwende mubireke. Ndabasuhuje, mbifurije igitondo ciza abantu buke ndetse nange bugorobye, mbifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye, ngo amahoro y'Imana akomeza abane nawe ndetse no muri gahunda zawe zose urimo. Dushimiye ko subscribe kuri Ineza Live TV ndetse nawe udahwema guteraho comment cyangwa se igitekerezo uko wumva ibintu, kubona ibintu nabyo ni byiza, tukumva uruhande urimo cyangwa se tukumva ibyo utwongeraho mu byo tuba twavuze cyangwa se mu byo dukosoramo. Ndamukije abanyamurenge ku isi hose aho baherereye ariko batarutugara. Ndamukije abanyarwanda aho baherereye bose ku isi. Ndamukije abanyamasisi aho baherereye bose ku isi, ngo Imana ikomeze bishimire. Kandi tunaramutse n'inshuti z'abanyamurenge, dufite inshuti z'abanyamurenge, dufite abantu benshi bakunda abanyamurenge, dufitemo n'abandi banga abanyamurenge ariko sibo mana. Abadukunda Yesu nawe yaravuze ngo nkunda bankunda, ngo abanshakana umwete nibo bazombona. Sinzi nimba rero abatwanga natwe tuzobakunda kuko turi Imana, ariko abadukunda n'ukuri muri abantu b'agaciro kandi muri abantu beza mu buzima bwacu, natwe tugomba kubakunda. N'abatwanga namwe natwe tugomba kubanga, niko isi imeze. Yesu niwe ukunda wenyine abanyabyaha agakunda n'abakiranutsi, twebwe turi Yesu. Rero umuryango wacu mugari wa Ineza Live TV n'ukuri turabakunda kandi namwe maradukunda. Urukundo mutwereka tugenda turubona kandi tugenda turushima uko bwije nuko bukeye, tutwobora kubivuga kubera ko nimwebwe imbaraga zacu, nimwe maboko yacu, ni mwebwe byose byacu. Tutabafite yandirimbo ngo nta mana nta buzima, natwe tuba turi katikati. Rero turamukije n'abantu bari ku rugamba, abantu bari ku rugamba bigumwe ibyo bari barimo byiza, baja kurara hanze. Nukuri namwe turabaramukije. Ndamukije na mwira wanje Evangeliste Gatabazi. Imana ikomeze kurinde kandi Imana ikomeze kwishimira nukuri aho uri ndetse n'aba muri kumwe namwe, nukuri Imana ikomeze ibarinde. Rero amakuru ni menshi, mwe murayazi, andi mugenda muyabona, ariko twebwe turiho gutangaza ibintu biri official, ibintu biriho, ibintu biri kuvugwa, ibintu byagaragaye. Twebwe ntabwo tuba ducukumbura ngo tugenda tuvuga ibitara ibyagaragaye cyangwa se biriho, tuza tubitereho commentaire uko tubyumva. Nawe uhawe tureba uzoza utereho commentaire yacu kutwumva, watubwira neza watubwira nabi, nuko ubyumva nyine. Abantu ndibakaza bagira ngo umuntu ngazokundwa n'abantu bose. Oya, hari abazogukunda bakakugirira neza, hari abazokwanga bagapanga kukugirira nabi, ariko ntibikunde ntibigerweho kuko nababwiye ngo sibo mana. Twebwe tuba tuvuga ibintu uko tubyumva, nawe uvuga uko ubyumva, kandi udakeneye kumva ibintu byacu tukaza tureba uzuzureka. Kandi hariho nabonye uvuga ngo nkunde cyangwa unyange,
ngo si wowe nzira ija mu ijuru, kandi ngo amarembo yo mu ijuru ga nta muntu uzoba uri kuri bariyeri avuga ngo injira cyangwa wowe. Buri wese uzayinjira amenya aho aje. Imirimo myiza iguherekeze, imibi iguherekeze. Ariko nyine video zagumye kuba nyinshi zitari nziza, ariko ni ukuri mugende mureke ibyo bintu. Noneho usanga uwasohoye video yayifashe ntanjye bayima cyangwa nanjye nayuhundi ngo ibyo bintu ngo si byo mubireke, tubireke se nyirabyo gituma atabiretse. Ibyo rero ni ibyabo, umuntu aba afite amahitamo yo gukora ibyo ashaka kandi bimwubahisha cyangwa se bimusuzugurisha. Hari akantu nabonye kavuga ngo umuntu niwe uzuhitamo kuba amata y'abashitsi cyangwa se kuba mbombobazoka bakandagira. Mbombobazoka murayibuka abantu, ariko abantu bari munsi yacu sinzi ko bazi mbombobazoka. Mbombobazoka ni shikarete. Ngayo nguko rero ni ukuvuga ngo mfite inkuru y'umugore ahantu, umugore ahantu mfite warayibonye cyangwa se nturayibona. Ni inkuru nivuganiye na nyir'ubwite, naramushatse ndamuvugisha, gusa si ngombwa kuza kuri kamera kuko biba biteye nk'isoni nyine, biba biteye nk'isoni, uba ufite nyine ipfunwe. Ariko hari zimwe bari kubeshera bamwe, ibyo ngibyo rwose ni ibisanzwe, sinzi impamvu babeshera abantu, ariko nyine atari wowe ntaco biba bivuze nyine. Kandi cyo si ikintu cyo gutindaho cyane ngo bambesheye. Ikinyoma nico kintu kiza gica muri lift essentiel, ukuri kama kudondagira skariye kugenda kuvunika. Ikinyoma ni ikintu kiza cihuta cyane kandi kikibagirana vuba. Nakantu gatuzo kongeza umuhana wose n'igihugu cyose n'isi yose kabimenya, ariko kikabyibagirwa vuba. Ukuri kuza kugeraho kwavunitse kandi kwarusha, ariko ukuri kuba ari ukuri. Aba babesherwa nta ribi nyine si mwebwe, kandi nabo baba bavugaho nyine by'ukuri namwe ko muri koza isoni mwenyine, ko muri isuzuguza mwenyine. Ni ikintu kitari ciza. Nkuriya mubyeyi banyeretse w'umwana, ni umukobwa ukiri mutoya, umwana ufite umwana umwe. Rero uwo muntu si umwana, abaye umubyeyi, abafite kera bamukomotseho. Kuvuga ngo bagushukisha amafaranga kweri atanafatika idolari 30 koko 3 bya hano kugira ngo utange video yambaye ubusa. Ese we wayitanze, wayimpaye nanje nkayiha abandi kubera ko ubwoko bwacu mutaza mudusobanura kino kintu neza. Uyimpaye nanje nkayisakaza, ninje munyamafuti, kandi umunyamafuti ni source aho byavuye. Ibyo bintu mugende mubireke. Uwo muntu rero yacuruzaga inyanya biri aho ngaho, ni akazi keza rwose, bagakoze neza, akaba gafitemo n'amafaranga, ariko akumva ntatoshetse. Reka mbabwize ukuri, nimba ari ikintu kiryoha ni icuya cawe kiraryoha, kubera ko ni ikintu kiba cakuvunikiye. Kandi igisekeje, uyu muntu mwabonye agira ngo umunsi umwe wo kwiyiriza bakaja ku musozi mu ndega ahantu fulani mu muhana wanyu aho ngaho wicaye uri, agasenga. Nkibaza gusenga ni byiza, ariko kubera iki mwishira hanze mwenyine? Ni ukuri nk'amavideo tuba tubona yose pe amenshi ni ba nyir'ubwite baba bayashira hanze, noneho ukugadufasha nk'ifoto ye tukayimanika, ikibazo coba ngo murasebanya, ngo izo nkuru ntabwo arizo, kandi ba nyir'ubwite rero baba babyikorera. Mugende mwiyubahe, mugende mukora ibyo mukora, ariko mwiyubahe pe, mwiyubahe. Ntacu twe bitumarira, kandi ntanico muhamwigisha abari umuntu abanyu cyangwa se abo muzabyara. Ngahibaza umwana wawe rero nabona video nkiriye hazagira ipfunwe, mama nibiriya yabagamo. Ariko ntaye mugabo ndabona abagabo bigaragara ko bafite amanota meza, babitwara neza. Mama ibintu yabagamo, biriya bintu biza bigutera ipfunwe nawe. Hari n'ubwo natera na depression nyine akama nazamuka, ugasanga nyine bigenze ukundi kuntu. Ibyo bintu mugende mubireke, mugende munabicikeho. Si byiza, si ikintu ciza cyo kwereka societe.
kora umushinga wawe wo gufasha imfubyi n'abapfakazi, abana batishoboye. Uwo mushinga utwereke ni mwiza, uwo mushinga rwose ni mwiza. Kandi n'ikindi kintu kibabaje, utekereze ubikoze wenda kuri utwo dufaranga duke baguhaye, aya mafaranga sinzi ko wanayaryana amahoro, sinzi ko wanayaryana amahoro. Icyo ngicyo tukivuyeho turakiretse. Amakuru dufite uyu munsi n'ameze gutya, abakinyonzi, abakora mu masaro yo kogosha, dufite amakuru yanyu menshi atari meza. Hari saro rimwe iri muri uyu muhana wacu haruguru banyeretse, ibamo ngo nimba ngo ari full massage, full body. Ni ukugeramo ukamutora umukobwa wifuza, akaba ari wigukorera. Ibaze ko hari igiciro ca massage, hari n'ikindi giciro aguha kugira ngo nibikugendekera nabi nyine, iyo nabi nyine muyimarira aho ngaho. Abo turi kumwe ko barantegera, abakinyozi, abakobwa b'abanyamurenge mukora muri za kinyozi, mwogosha, mukora muri ayo masaro yo gukora massage, ni akazi keza, ariko mureke ibindi byindi mwamugerekaho. Hariyo banyeretse rwose ngo nta serivisi batoguheza upfuye kwishura. Iyo akazi urayihabwa, ariko unashaka n'indi y'umubiri nayo ngo urayihabwa rwose. Ni akazi. Ibyo bintu uko biba bisa n'ibinyuranye. Operasiyo y'abakinyozi, abakobwa bakorera muri za kinyozi. Amakoranye dufite ni menshi atari meza, ntitwanze ko mukora ni byiza, ariko umunyakenya akavuga ati uyu nguyu azi massage neza rwose, n'ibirenze arabigukorera. Mbese ibintu bibera muri za kinyozi ni ibintu byinshi pe, ni ibintu byinshi. Ntituvuze ngo ni bibi, ntitunavuze ngo ni byiza, ariko ni ibintu byinshi. Kinyozi, abakinyozi, nimushaka mu mpunde, nimushaka mu nyange, ibyo birabareba. We don't care. Operasiyo ibereye muri za kinyozi rwose yo nimukomeze. Habe nabirize ivuga ngo wandura nagume yandure, ngo wezwa nagume yezwe. Ariko ibyo ni ibyanyu. Rero dufite amakuru menshi, tuzakora na part 2. Na part 2 ya operasiyo ibera muri za kinyozi, ukuntu ibintu byakomeje kuba ibindi. Busambanyi ni bwinshi pe, ni bwinshi rwose. Iyo saro bagiye gukoramo, akazi ukora kawe ni ukoza abantu mu mutwe no kubamasa niba ari ukumasa bakagenda. Ibindi bagerekaho ati wowe ishura, ukamumubwira gusa ngo wowe ipfa kwishura gusa, ibindi ndabigukorera neza. Mufite ubusambanyi bwinshi cyane, abakinyozi bwinshi cyane. Mwende mubireke, mwende mukora akazi kabajanye, muza mwoza mu mitwe, mwogoshe nimba munogosha, mugire uta nimba munabikora, ariko ibindi mwende mubireke. Serivisi umukiriya agukeneyeho ni iyihe yindi? Wo mukoreye ibyo yishuriye, ibyo bindi ni ibiki? Ni ibiki? Ibyo bindi ni ibiki? Amakuru twarayamenye, habe namwe murayazi. Kwigiza nkana gusa ariko murayazi, kandi ngo banahemba neza da. Iyo bakoreye umuntu massage neza rwose, n'ibindi bikaba bahemba neza. Umuntu ahembwa wenda 12,000, afite iPhone 16, yakuye muri saro, kandi afite n'izindi nshingano nyinshi zitamwemerera kuyigura. Ngo yayiguze nyine. Amafaranga naho muyakura sha twarabamenye. Naho ngaho. Operasiyo rwose narasetse, nabyumvishe ndaseka nkayandirimba. Ibera muri za kinyozi ni ibintu byinshi cyane, byinshi. Si byiza kandi si bibi. Ariko umuntu nugira amahitamo yiwe, kandi umuntu ni witamo kwiyubaha. Ari gushaka no simvuze ngo bose barabikora, oya. Harimo bamwe bagira umuco n'indangagaciro, n'ibyo simbishaka, oya. Kandi ngo utanabiko iyo serivisi nyine umukiriya yikwasa ukayimwima, kukwirukana kuvuga ko wasuzuguye amategeko yo mu kazi. Ako kazi kakihorera, tuzi twarabuze. Ubona nakanderega, ariko ibyo ngibyo bitabaye ngombwa. Turabakunda cyane,
abakomeza kudukurikira, abakomeza kuduha ibitekerezo, abakomeza kugorora imirongo turimo, abakomeza kuyigondamika, namwe nta kibazo, muri abantu bacu kandi muri abantu b'agaciro cyane. Turabakunda rero, ibiganiro byacu nakagaruka, amahoro mu mutima, amafaranga mu ikofi. Ciao ciao, bye bye, turabakunda cyane.